Ya WhatsApp Kigali Rwanda East West Northern South ewa n'abadesi pola turabasuza bya hatari niwa mungwanye mapora Green Sea umwitero utikurana ingoga umwitero ushenguza iminega umwitero wabaza babisha umwitero wabaza abagome ewa n'amazina yabaye menshi ya mbaza ngarukanye n'ikirero nta kindi wewe wahisemo kola subscribe kuri Pola Vibe ntabwo uzicwa n'irungu kubera yuko iyi mihanda turimo papa iyi mihanda hari ibintu byinshi mwahishwe nabereho kugira ngo nze mbarabura ibyahishwe ya ejo cyangwa se past time igihe cyashize twaganiriye ku bantu bigira badanje kandi mu isi nta birenze G ibyo bintu nababwiye 2021 mbavuga ngo mu isi nta birenze ntabyo hejo kuzamuka hazaho guhirwa hejo guhirwa hakazaho n'ibindi urumva munsi y'umukene abari umutindi kandi izo ngiye zose tubana nazo niyo mpamvu tugomba gusenyera umugozi umwe ya turere muri iki gisata cy'iburasirazuba aho izuba rirasira ariko mujye munabanza munarebe na view park yacu mwabaswamwe urumva munabanze munarebe ko n'umuntu atanavuka n'ahantu hasa nabi iyi klima yanga buri muntu wese arayifuza yazagera umusore wongera no kunkangisha ngo ngewe nga living Kigali mu Rwanda urumva neza nanjye mba mu Buganza mu Rwanda bro urumva mujye muza munafate n'akanya munarebe ese umuntu wa muntu timo gushaka gutesha agaciro ahantu avuka n'ahantu ha fake iyi klima buri muntu wese arayifuza bureka mbarabare n'akantu kamwe buriya utazi ikiguzi cy'amahoro akina nayo nutazi ikiguzi cy'iklima nayo yajya kuvogera umuntu wahangaha ndi umwe mu bantu baguheza location nta n'umuntu kwishyuje ureke n'abari abirirwa babapesesha kandi na location ari ubufu ibyo reka tubyihorere nje kubwira abasani banje n'abaproducer banje bagiye batobaza muri iyi mihanda ngo ntagahora gahanze ndebabwira mu minota ingana n'8 cyangwa 9 ndabibehere detail mpamvu ngo ntagahora gahanze ngiye mu mwaka wa 2007 nari umwana mukuru uzi ubwenge haje umugabo bamwita Fulgence yaririmbye indirimbo yitwa Sangunyegere bro yadukomye hit ari hehe ari mbere ya gatoya haje bita Ben Rutabana bro ibintu yakoze muri industry nyega ko rero wavanyeho generation impara Ben Rutabana mbere ya Ben Rutabana gatoya hari umugabo witwaga Hakizimana Evariste ndamusuhuje aririmba indirimbo z'Imana ariko yibanda cyane kuri gitari urumva yaraje adukoma radio ucuranze ugasanga kujya mu ijuru tuvuga sa amazina ari hehe mwabapeti mwebwe munakora na hiti z'amezi abiri abo bantu ngenda mbabwira n'abantu bagiye bakora hiti indirimbo ikamara umwaka ikiri pop ikiri hiti urumva TV zitaraza amaradiyo ataraba menshi ibintu bikiri ku murongo ariko barakora hiti y'amezi abiri ugashaka kuza gukandagira umuntu n'umuhonyora umweka kwa mufatira ibyemezo usufata ibyemezo by'umuntu wowe uri iki kimwana wowe uri ndese ubuzi ko wajya ngo nagukenera toilette neso ngenje kubarabura niba uzi neza ko ukenera toilette ukabuzi neza ko igihe kigera igifu kikabaza ngo ngabura ndashonje menya ko uri umuntu nkanjye bro urumva wimpabya ahubwo wowe reka dufashanye ture ko twakora ibintu byisumbuyeho ndacyabaheza etape by etape haje bita Rafiki Choga Style urumva indirimbo yitwa Igikosi nyangwa curanzwe hafi imyaka 10 mu rubuga rw'imikino nta wundi musanwana bikwa mu Rwanda uretse Choga uyu munsi ari hehe aragigiza stage muri Gen Z urumva cyo bita gusaza umuntu yanduranya kutemera kujya muri kutemera kuriteringa nyuma ya Rafiki ndi musani haje ba Miss Jojo na ba Miss Chanera abunde bibuka baje ndeba bahitinga ndeba bazima ndeba nari mpari urumva after that nyuma yabo ngabo haje ndacyaka byageze 2008 2008 Tafugang iraza irigaragaza irahitinga igero bw'igenda nari mpari nararebaga urumva bro ushaka gufata amapora ukamwita kana muri ibi bintu nzakunyingaho kabisa nzakwereka ko nyine ntari umwana ahubwo ndi umusaza ubisazemo nubwo nipuye reka dusubire back nzeye gatoya 2005
ishyira 6 Musafiri Colonel mushaka gutesha agaciro ntago yabakomye hit ibe byose uri hehe ntago yabakomye ntiyahitinze se mu ntashyo ntiyacuranzwe se abapeti b'iminsi kibi cyanyura ni kimwe abenshi nibunazi n'ikiganiro biti ntashyo makizi mwabarezi bacanga indimbo zasabwe murabizi mwebwe uyu munsi none Musafiri mujyaka mbwa ati pora nkeneye ko duhuza tukabikora ariko utari ucuranzwe n'amezi 2 sha urimo kuzamuka sha urimo gushaka kuzamura ijosi mujye mubyoroshya sha ntabwo ndi umwana muri ibi bintu reka uzumva ko mubeshiye azambwire nyuma Tough Gang aje za Just Family zirakora ziri he na Dream Boys ariko kwijeje yishakisha n'aba The Brothers n'abandi bose mubibuke bose izo jenaso zaje ndeba zinazima ndeba ariko wankanze nta hit imara ibihe byose papa nta gahora gahanze reka nta gahora gahanze kabisa urumva nta gahora gahanze wowe mbere yo kujya guhabya pora banze wese uriya muntu ni umuvubuka nibwo akibona keyboard nibwo akibona sound card nibwo akibona piano nibwo akibona speaker nibwo akibona software ikora ibyo bintu what's going on n'impabya mwameze ngene mbabwa abandi TG yarasenyutse buri muhanza kwa Kariyeri Soloye Fireman adutitiza ndabyibuka Jay nyakwigendera Imana imworohereze atwemeza ndabyibuka Bude nawe ntiyari yoroshye aho ngaho cyo koze umuntu abihombemo ni Green P urumva ko ntago bura Green P giza kwa pucaringa wave cyane ava ngo mu matwi y'abanyarwanda byacitse ariko Fireman nyakwigendera Jay Imana imworohereze Bulldog abo n'abantu bavuye muri Tough Gang udase na Pifura baradutwika none se bashiti banje havamo Bulldog ukijajara na Fireman imwe nemwe ikirundo cyamugwiriye abandi se bagiye babaye nka Veronica nta hit imara ibihe byose tugeze mu producer haje Dr Jack nyakwigendera Imana imworohereze yarangiye ati naba Faruku Dinyo abigabo by'ibisamba byangiye gutese tubwire hako twaje tugenda gakeye haza JP wenda icyuma ngo umunsi n'umumambure n'umumetre nyine ariko nta influence afite ko nta mahite yatimo kubona menshi haza Pastor P Marina Lord ubwo se twabyibagera Aries haza Rick haza Chris Chita mu cya hafi ndamuzi n'abandi si umunsi bimeze bite ubamburo ntago arimo kuza akabatwika n'abatere demo n'abandi bose arimo kuza akabatwika se nta gahora gahanze hazaza n'abandi babakome urumva none kugira ngo mve ku urwo ruherekane abari n'ibintu bya danger ariko by'amafuti banza umva abantu bose ufata abapeti mwahobagije uyu munsi mu guhinga inyanya ufata abana mwababaje kuri imihanda uyu munsi bagiye bahinduye kariyeri kandi bari bazi kuririmba ufate umunsi bahambutse bakaza bakavuga nko nanjye mu kuvuga bizagenda bite wowe wahemutse ku bufaranga buriye bwashize aho bizabimeze bite nje sinda navuga n'ibyanjye kandi nzabivuga birahari bizabimeze bite ntagahora gahanze reka dufashanye mpamvu ngo ntagahora gahanze mu mwaka wa 2019 umuntu witwa Igisupusupu bro yakubise Diamond yaramukubise Diamond bamufata nk'akana on stage Supusupu jini gicuma rabwa ati mureke akagakino mukamarira ariko man cyakoza byisi ni hatari kabisa umujugunye mu bigori pe nyakwigenda mukuranira niba ari wamufashaga akaba kuwe mu mubiri wenda ntazi akuwe mu mubiri ataramwereka ati dore akazu ka studio uzajya ukoramo ni kariya inshallah no kuri Imana mwijoro ubabuze n'undi mukiye mu Rwanda abona ko Gisupusupu kari agacuma k'abanyarwanda twagakundagara ngo nibura wenda basa cinkoni zamba
yongere cyakoze Imana igitubabarira kabisa. Tugire umutima mwiza w'urukundo tunafashanye ko Imana igitubabarira cameraman iminota nigera ku 9 umbwire Imana igitubabarira ko ari ibintu njye ntekereza muri iki kibuga mwumva nawe. So ntabwo navuga ibintu byinshi gusa gahunda nimwe wowe muntu mo gutegura kwiyemera ku muntu ngo nuko avuye from nowhere banza umenye ngo eske njye navuye hehe, njye naturutse uyu munsi none ndi hehe. Numara kumenya ko nta birenze uzaca bugufi tugiye ibyo twikorera. Ariko numva kurenze ugikenera toilette nkuko nundi muntu ayikenera, numenya kurenze ugikenera kwambara nkuko nanjye mbikenera, ugikenera koga uzaba urimo kwibeshyera, uzaba wibeshya. Nta gahora gahanze muri isi bro, kandi nta nibirenze. Urumva abo twitaga ibikomerezwa mu bihe byatambutse umunsi none stop gukora amakosa ugira ngo urimo gukora ibintu byiza. Reka guhobagiza umuntu bro, nakuraburaga. Still utachire wahisemo kubana nanjye kuri Para Vibes, wowe wakoze subscribe. Imana iguheze amahoro n'umugisha. Ndabibutsa idolari rimwe ntabwo rigusubiza inyuma mu iterambere yawe. Niba wumva koko ujyana nanjye ibintu nk'abiri full package, forgive man, mfasha tubone agakamera ka fresh, tubone ibikoresho, tuheze ibintu byiza. Hanyuma abarimo kumwanga amajwi ntago kumvikana neza, ni mwihangane nyine ndetse mbigenze, ni mwihangane, ni ikibazo cy'igihe. Ntabwo ndabona ibikoresho byuzuye no mpamvu sound itameze neza. Ariko ndabamenyesha ko nimukomeza kunshyigikira agasabu ako kadolari kamwe kagashyiraho kuri namenye kubabwira mu gihe gito cyane biraba bimeze neza. Ngewe urutwe rwanjye rwuzamo ibintu byinshi kandi nzabarabura mwanahishwe. 078 8 44 66 iyo ni nimero yanjye. Washaka kadolari ubundi ugasiga mbaza muri comment ngo ese ko tubigukorera bimeze bite, mubinkorere nanjye ndajya mbikora, ntago nzabatenguha. I love you so much. Amahoro ku Mana kandi ndabakunda cyane.